navuze yuko umujyi wa Kigali ukora mbere yo gutekereza. Kiriya cyemezo rero kiragaragaza ko ibyo bateguye babiteguye batatekereje. Muri iyi myaka 8 urugendo rugoye cyane twanyujijwemo, twarahungabanye. Mu by'ukuri nta nubwo umujyi wa Kigali akwiye kubuhagazemo hariya, ahubwo bagakwiye kubuhagaze mu rukiko mpanabyaha kubw'ibyaha twakorewe. Rero ubundi ibyaha bakoze, iyo ubundi hari ibintu bitatu bituma ubuzima bw'umuntu buba bwuzuye. Iyo umuntu afite icyarya, afite aho aba, afite n'icyo kwambara, ubuzima bwe buba bwuzuye. Iyo ubuze kimwe muri ibyo rero, ukibujwe n'umuntu aba ari umwicanyi. Ririya jambo ry'umujyi wa Kigali rirakurema agatima, riraguhumuriza, riraguca intege. Hari icyo byakweretse mu myitwarire y'ubuyobozi. Ririya jambo ry'umujyi wa Kigali ntabwo rindema agatima, ntirinanyubaka. Kuko iyo biza kuba ari irinyubaka bakabaye barabirebye mbere, ifaranga ritaratakaza agaciro. Ngewe ibyo nasabaga nkabihabwa mbere yuko bitakaza agaciro. Ngewe maze imyaka 8 ibyo bemeje ngo icyemezo cy'urukiko rwabanje ngo ubwo nicyo kigiye kugenderwaho. Ibyo nabisabye mbere yuko twinjira mu nkiko dutangira kuregana. Ayo mafaranga icyo gihe narayemeraga, narayasabaga ko yari afite agaciro. Cya cyemezo yewe nyakiriye neza, nanashimira n'umujyi wa Kigali kuburetse izimanza, kuko izimanza zari zimaze imyaka 8, tumaze imyaka 8 tuburana. Mwari mumaze gutagangara? Tumaze gutagangara, ariko ubu ngubu ndakeka ko abaturage bose ubona twari turi kumwe mu manza, ibinini by'umutwe turabitaye, turabijugunye kubera icyemezo umujyi wa Kigali ufashe cyiza, kandi twiteze umusaruro ko uyu musaruro ejo muri 25 uzagenda neza. Amafaranga bagiye kuyaduha. Icyemezo cy'umujyi wa Kigali burya ukuri guhora gutsinda, ariko baraturenganyije, ariko bagezeho babona ko ibyo badukorera ari akarengane, kandi aribo babyeyi bacu bagombye kuturenganura. Buriya rero bashobora kuba baragiye babiganiraho bakaza gusanga babona ko turi mu karengane. Kuva bemeye kureka urubanza bakaba bisubiyeho, ahubwo icyo twasaba ngo batwishyure abana bacu bajye kwiga, ko abana bacu bamwe ntabwo biga. Imyaka 8 wari ufite abana yigishaga ntabwo bakiga, kubera ko ubuzima bwahise buhagarara. Nawe ubwawe umuntu agukuye mu rugo rwawe, akagukura mu rugo rwawe uko wakabaye, ukagenda ukajya kubungera wari usanzwe ufite urugo, ufite imitungo, ntabwo ari ibintu byoroshye. Bakunzi ba Bagiruwubusa official, dukomeje bya ibiganiro birebana na gahunda zigize ubuzima bw'igihugu, by'umwihariko politiki, ububanyi n'amahanga na diplomasi, ubutabera. Turi mu butabera, umutekano n'ubukungu, imibereho myiza y'abaturage. Yoze umeze uti? Meze neza, hari yaciye akanya, ariko kandi y'ubutabera buje nyine tuba tugomba kureba ikirimo, kandi tugamije ineza y'abaturage, cyane ko aribo dukorera. Imyaka 8 n'amezi 2 byari byihiritse ubutegetsi buhanganye n'abaturage bo muri Kangondo na Kibiraro, ahazwi nko muri Banyahe. Kuri uyu munota urukiko rw'ubujurire niho urubanza rwa rugeze. Umujyi wa Kigali ugize utya, uragira uti turayamanitse amaboko. Umujyi wa Kigali wamanitse amaboko nyuma yo kubwira abo baburanaga n'abaturage bo muri Kangondo, babwira ati tuzabazengereza mu myaka 50 yose izashira mugikomeza kutwirukankaho ngo cyangwa se tutarakemera ibyo mwita ibibazo byanyu. Ariko nibisabye imyaka 8 gusa n'amezi kugira ngo bavuge bati burya twaburanaga u Rwandanze mu bisokoje uko byogoshe. Umuswahili niwe yaravuze ngo asiye kubari kushindwa asiye mushindani, ni ukuvuga ngo ababurana ari babiri, umwe abayigiza nkana. Giye kumwe abayigiza nkana, kuko byanze bikunze abantu baba bari kuburana ari babiri, haba bagomba kuvamo umwe utsinda byanze bikunze. Rero cyari icyemezo twari dutegereje kuri uyu wa mbere tariki ya 17 z'ukwezi kwa 11, nyuma yuko aba baturage ba Kangondo bagiye basubikirwa iburanisha mu bihe bitandukanye, cyane umujyi wa Kigali utanga impamvu zirimo uburwayi, ubundi ngo sinzi ngo umunyamategeko yabuze, abaturage bakaza
hakaza abavuye za Rusizi, abavuye za Kirehe, bose bagahurira ahangaha bitewe n'uburyo bagiye batatana nyine nyuma yo kwimurwa aho bari batuye, ariko bagatwika amatike umujyi wa Kigali ukabahemba kuba utabonetse. Kuri inshuro rero twavugaga duti ese haraza kuboneka noneho umunyamategeko urwaye cyangwa se biraza kujya mu mujyo wabyo nk'uko twari tubyiteze. Uribuka ubushize bavuga bati umwe mu banyamategeko bunganira umujyi wa Kigali ntabwo yabonetse, kandi bakavuga bati bavuze ngo ararwaye, buriya ubwo ari umugore ubutaha bazavuga ko yagiye mu mihango. Umuturage umwe mu baburanaga wabitubwiye hano akavuga ati yavuze n'ibyo kurira ipapayi. Hanyuma kuri kamera bwana Jean de Dieu ihora habona, Jean de Dieu ihora habona kiriya cyemezo cy'umujyi wa Kigali ufashe cyo kuvuga ngo turayamanitse, tumanitse amaboko, dukuyemo ikirego, ni cyemezo mwakiriye muti? Kiriya cyemezo ntawe gitunguranye, kuko ubushize navuze yuko umujyi wa Kigali ukora mbere yo gutekereza. Kiriya cyemezo rero kiragaragaza ko ibyo bateguye babiteguye batatekereje. Muri iyi myaka 8 urugendo rugoye cyane twanyujijwemo, twarahungabanye. Mu by'ukuri nta nubwo umujyi wa Kigali akwiye kubuhagazemo hariya, ahubwo bagakwiye kubuhagaze mu rukiko mpanabyaha kubw'ibyaha twakorewe. Rero ubundi ibyaha bakoze, ubundi hari ibintu bitatu bituma ubuzima bw'umuntu buba bwuzuye. Iyo umuntu afite icyo arya, afite aho aba, afite n'icyo kwambara, ubuzima bwe buba bwuzuye. Iyo ubuze kimwe muri ibyo rero, ukibujwe n'umuntu, aba ari umwicanyi. Aba ari umwicanyi. Muri ibyo bintu hagize umuntu ugira uruhare mu kukikubuza, aba ari umwicanyi. Rero ni ukuvuga ngo ku mujyi wa Kigali ibyo wadukoreye, wakoze ikintu kibi ku buryo ntabwo bagakwiye kuba bahagaze hariya. Batinze no kwikura mu rukiko, mu rubanza. Nakunze kuvuga yuko igihugu kidafite ubutabera aba ari igihuru, kubera ko ubutabera ntabwo bushobora gutandukana n'amahoro. Iyo hari ubutabera n'amahoro biba biri kumwe. Iyo rero nta butabera buhari, nta n'amahoro igihugu kiba gifite. Rero ni ukuvuga ngo muri iyi myaka yose tumaze twiruka ku butabera, twarabubuze, ntabwo bari bayoboye ko hari itegeko nshinga riturengera. Ntabwo bari bayoboye ko hari itegeko ryo kwimura abantu ku mpamvu z'inyungu rusange. Ariko ayo mategeko yose uko angana barayahonyanze, barangije badukorera ibyamfurami nk'ibyo badukoreye. Ubundi ibyo badukoreye n'ibyaha, badukoreye ibikorwa bigize ibyaha. Baraduhutaje mu buryo burenze urugero. None namwe nk'abantu mwari muri mu rukiko, mubonye icyemezo umujyi wa Kigali ufashe, wivanye mu rukiko. Uru rukiko twarugiyemo mu kwezi kwa 4 itariki 30. Ni ukuvuga ngo turumazemo umwaka n'amezi 9 tururimo, hafi imyaka 2. None nyuma y'uwo mwaka n'amezi 9, umwaka n'amezi 7, nyuma y'uwo mwaka n'amezi 7 dore umwanzuro uvuyemo. None se kuki badusiragije tugezemo hano bazi neza ko bazarutira ikirego? Ubu si ingaruka z'ibibazo byose twahuye nabyo baduteje bazazirengera. Imiryango yasenyutse bazongera bayisane, abana bacu bahetse amashuri bazamayibobo bazongera bazakora iki cyatuma ubuzima bwabo bwongera kugaruka? Abapfuye bazize ingaruka z'ikibazo kibi bafashe, umwanzuro mubi bafashe, abo ngabo bazazurwa nande? Basi se ririya jambo rirarema agatima abantu mwari mumaze imyaka musiragira mu kubera ikibazo cy'abanyahe? Aho ngaho nta kintu nabivugaho. Ntegereje ku itariki 25 urukiko ruzafataho umwanzuro, ndebe urukiko mu bushishozi bwarwo rwafashe igihe cyemezo, kubera ko ntabwo ririya jambo umuntu yaba yarakwirukankije iyo myaka yose. Ubushobozi bwose bwararangiye, warangiza ukavuga mu ijambo rimwe ngo twikuye mu rubanza. Ntabwo iryo jambo ryarema agatima. Gusa ikimenyetso cyo nuko baburanye u Rwandanze, baraduhemukiye, bishe amategeko. Rero twebwe nyuma ku itariki 25 tumaze kubona icyemezo cy'urukiko, cyane ko mu ijisho mu murnye yacu twabonye ko n'urukiko rwabagiriye inama.
urukiko rwabagiriye ni inama. urukiko rwabagira inama kuko bo ntacyo bari bafite cyo kiriya cyemezo niyo umwanzuro wa nyuma bari bafite wo gukora, rero ni urukiko rwabagiriye inama. urukiko rubagira inama kandi ari abacamanza aribo bagomba kujya hagati y'amwe bwe babiri babagira inama bati ushingiraho gifatika usibye kuvuga ngo nibo babagiriye inama. Ubundi urukiko turimo mu cyemezo cyarwo ikibazo rwakiriye ntabwo kigomba kumara amezi 6 kitarahabwa umurongo. Tumaze umwaka n'amezi 7 ikumva nabwo ubwarwo rwamaze kurenga ku ihame ry'amategeko agenga urukiko. Ni ukuvuga ngo rero kubera ko uru rukiko rumeze nk'aho umujyi wa Kigali wari warabuze icyerekezo, rero mu mpamvu urukiko rwo rwamaze kurera, rero ujye umenya ko n'urukiko nese ntabwo ruri muri ntuza muri uvuga ngo narwo rubarirwa mu butegetsi nyubahiriza tegeko bwo bucamanza. ubucamanza rubarirwa mu butegetsi nyubahiriza tegeko. Oya, ni ukwabwo Gute? ni ubucamanza ukwabwo, ntiburi muri minisiteri y'ubutabera ubutegetsi bw'ubucamanza. Hanyuma hakaba n'ubutegetsi nyubahiriza amategeko. Ni ubutegetsi bwabwo ariko buri bukombiniye muri leta. Keretse n'umbwira uti byose ni politiki. Wabyivugiye ati wabyivugiye. Hanyuma umujyi wa Kigali bawibukije ko ariwo wajuriye, ariko uvuga ko wafashe icyemezo cyo kureka ikirego ushingiye ku ngingo y'122 muri code de procédure civile. Hanyuma umukagarariye umujyi wa Kigali yasobanuye ko kureka ikirego ari ukwiyambura ububasha bwo kuburana, ukwemera k'umuburanyi ntabwo ngo ahangaha biba ari ngombwa. Nyuma y'uru rugendo rudasanzwe umucamanza aramubwira ati ongeraho ko ari urugendo rurerure. Hanyuma bahaye umwe mu banyamategeko bunganira abarega cyangwa se ababurana n'umujyi wa Kigali, uwo ni Maître Augustin. Hanyuma aravuga ati kumwe nabo yunganira barimo uwitwa Emmanuel Sahinkuye, ati tumaze kumva icyemezo umujyi wa Kigali ufashe dusanga ari uburenganzira bwawo. Hanyuma urukiko rwazasuzuma ingingo y'124 ya code de procédure civile, agasobanura ko uretse urubanza bituma ibintu bisubira uko byari bimeze kera cyane. Hanyuma ahangaha akavuga atereko uretse urubanza ashobora kuba yacibwa amagarama y'urubanza, agacibwa igihembo cy'avoka n'ikurikirana rubanza. Reka dutinde ku kuvuga ngo ibintu bizasigara bizasubira uko byari bimeze. Nabwo ku ikubitiro tuributsa abakurikiye bagira ubusa official cyangwa IB official ko mutigeze mwumvikana n'umujyi wa Kigali muvuga muti habayemo amanyanga mu kubabarira, muvuga muti twagombye gukoresha igenagaciro ku ruhande ryigenga. Ibyo ngibyo byo icyo ngicyo bakimara kuvuga ngo ibintu bisubire uko byari bimeze, n'ingingo mwakiriye muti ntabwo iryoshye, ntabwo irangingo iryoshye. Gusa icyo mpamya cyo nibashingira ku itegeko nk'uko rivuga ngo bizasubira uko byari bimeze, ariko turongera tukibutsa ko mu ngingo yo kwimura abantu ku mpamvu z'inyungu rusange, niba umushinga waratangiye 2017 bakatugenera ibyo batugeneye ntitwigeze tubyemera, cyane ko ubutaka bawubare ku 8,014,500 metero kare. Ubu uyu munsi wa none metero kare 500 320 bari kuzigurisha 475 by'amadolari, hafi miliyoni 690. Yego. Kandi noneho mu manyarwanda. Yego. Kandi noneho abimuwe mu biza ibo mu minsi yashize, uwitwa umushoramari naramuvuze Karera Denis, umuvandimwe wa Busimbe Jason, abimuwe mu biza mu butaka yarazi kazatwarira ubuntu, yabagiye abishyura ku 135. Ikigeretseho abanyamahanga bashatse kugura ubwo butaka ndetse bari bamaze no kwishyura abaturage, yari muri negociation kugira ngo abahe amadolari 200 kuri buri metero kare. Ibyo bintu byose ni ukuvuga ngo bisubiye uko byari biri, kuvuga ngo twebwe abaturage twabihomberamo. Rero niyo mpamvu twe turasaba ngo hakurikizwe amategeko. Itegeko rero niba urukiko rwamaze kwemera ingingo umujyi wa Kigali washingiyeho kugira ngo retire ikirego, ariko hari n'andi mategeko yo kwimura abantu ku mpamvu z'inyungu rusange, aho ingingo ndumva ari ingingo ya 26
n'iya 22 aho buri mwaka ibiciro by'igenagaciro bigenda bihinduka. Uyu munsi twebwe twatanze ikirego cyuririye ubujurire bwurire ku bw'umujyi wa Kigali. Ni ukuvuga ngo ubwo bujurire bwacu bwurire ku bw'umujyi wa Kigali urukiko nabwo rwagomba kuburebaho kubera ko ubwo bujurire bwacu buriho ibyo dusaba. Agaciro k'igenagaciro uretse ko twe twari twanagennye agaciro gakeya kuko metero kare twari twagiye tuyisaba ku biciro biri hagati ya 86 n'ubundi ni uko itegeko ryo kwimura abantu ku mpamvu z'inyungu rusange rya 2021 rivuga, kuko kuva 2021 kugeza 2024 ntabwo barahindura ibiciro nabyo. Uko mugenzi wanjye Eric yaramaze kubivuga, nkurikije uko amategeko ateye, bivuze ko niba urubanza rushobora ibintu bigomba gusubira uko byahoze, bivuze ko mwebwe mushobora gufata iyindi nzira ishoboka nuko mwajya mu karengane, mu rwego rw'akarengane. Muriteguye gufata iyo nzira kurenza uko mwazemera yenda icyemezo cy'umujyi wa Kigali cyo kwikura mu rubanza ibintu bigasubira uko byari bimeze ku ikubitiro? Abijyanirane no kuba niba amafaranga muzayakira ajyanye n'ibyabanije mbere, ubwo bivuze ko ibyo uburyo mwabatsinze bo amafaranga babageneye, ese muzabanza muyakire dukomerezaho n'ikibazo cy'umuvandimwe? Ntekereza ko buriya ntawe utegura gusimbuka umugezi atarawugeraho. Niyo mpamvu nge nababwiye ngo ku itariki 25 dushingiye ku cyemezo cy'urukiko nibwo tuzatangaza ikigiye gukurikiraho. Ni ukuvuga ngo niba tuzitura izindi nkiko cyangwa se niba amafaranga tuzayafata, ni ukuvuga ngo numva twazabivuga nyuma y'icyemezo cy'urukiko ku itariki 25. Reka turunguruke muri dosiye zanyu. Urungurutsemo urumva hari ibyo mwari mwarakoze, mwari mwaje mwiteguye kuburana ibyemezo cyangwa se amadosiye yanyu, imanza zanyu zari ziteguye zite? Mwari mwarareze mushyiraho ibiciro bigeze ku isoko cyangwa bigezweho ku isoko? Byari bimeze bite kugira ngo n'abadukurikiye babashe kumva uko ikibazo kimeze? Dushingiye ku itegeko rya 2021 kubera ko leta n'ubundi yishe amategeko, kuko niba ibiciro by'abagenagaciro bigomba kugenda bisohoka buri mwaka, kuva 2021 nta biciro biriya bisohoka. Twe rero mu gutanga ikirego nako ubujurire bwururiye ku bw'umujyi wa Kigali twari twashyizemo ibiciro bishya tugendeye ku biciro bya 2021. Kuvuga ngo buri muturage yari afite ibyo asaba, amafaranga asaba atari ay'umujyi wa Kigali wamugeneye, cyane ko nababwiye ko ay'umujyi wa Kigali watugeneye ufatanyije n'umujura. Ngiye mbita abajura kuko ntabwo ni kubyumva. Oya, ni nako kuri, kuko ntabwo uza mu mutungo w'umuntu wowe uwugenera agaciro, nurangiza umugenera inzu umuzamutuzamo naho uzamutuza. Rero ni ukuvuga ngo ibyo bo bari bagennye twebwe twari twabyanze, ahubwo tugaragaza itegeko ryirengagijwe turishyira mu rukiko. Urukiko rurabifite kugeza uyu munsi, mu rukiko birimo, buryo buri muturage wese uri mu rukiko, mu baturage 65 twese harimo amagenagaciro mashya n'ibisabwa byose, harimo ikurikirana rubanza, ngiye harimo n'inyungu mbonezamusaruro kubera ko mfite amazu akodeshwa, harimo amasezerano y'abapangayi n'amasezerano y'inzu nkodesha imyaka maze gukodesha imyaka 6, byose birimo. Ibyo byose rero birateranyije, byose nibyo nsaba urukiko, byigera muri miliyoni 150 na zingahe. None kuba uru rubanza rutabaye, umujyi wa Kigali ukavuga uti twebwe turayamanitse, bihisemo gukuramo ikirego, ntabwo ukurikije uko itegeko ribiteganya rivuga riti ibintu bisubira uko byari bimeze, ntabwo ushobora kwisanga ahubwo bagiye kuguha za miliyoni 39 bari barakubariye ku mwuzo wa mbere? Ntekereza ko icyo kibazo nagisubije mvuga ko nta usimbuka umugezi atarawugeraho, ategura gusimbuka atarawugeraho. Ariko icyo gihe nibigera, ngewe nukureba imyaka 8 n'amezi 2 tumaze twarambuye ibyacu mu buryo bw'igitugu n'agahato, ngewe nzareba ese ngiye gukurikiza hiki. Noneho ninjye uzifatira umwanzuro, kuko narababwiye ngo nyir'ubutaka niwe nyir'umutungo. Uyu munsi wa none nubwo umujyi wa Kigali akoze amanyanga yo kwiyandika ubutaka bwanjye ntangurane bigeze bamba, n'ubundi warabushimuse. N'ubundi icyo gihe ngiye ninjye uzafata icyemezo cy'icyo ngiye gukora, kuko muri iyo myaka yose mbayeho.
ubundi nshobora kubika ibyangombwa byanjye. Umugabo Rujugiro niwe wavuze ngo igihe kimwe numvise ari kuvuga ngo ntabwo bazashyira amapine n'ubutaka bwanjye nta mapine bazabushyiraho. Rujugiro yarapfuye niyo ndetse niba yarapfuye abana be barapfuye yasize atabyinjoye ariko abana be bazabyonjera harya ubundi twebwe mu rubanza rwacu iki kibazo cya Kango ntamaze gupfa bangahe mu batwirukanse mu mujyi wa Kigali. Dore ko bavuga ko amavuta y'umugabo aramuraye ku mubiri. Yewe none ibyo ndi gukora mu myaka 50 yanjye ndi gukorera abana banjye. Rero ni ukuvuga ngo uko byagenda kose n'impfu abana banjye bazabikomeza. Ese ubwo bizamera nka kwa kundi ubwo se nibiba n'ubundi bikiri mu manza n'ubundi bazarukomeza. Ni ukuvuga ngo ikivaho nzakigeza bazagikomeza. Nicyo gisubizo. Abana bazabaragura urubanza rwakunaniye. Ntabwo rwananiye. Kwihangana narwo iyo runaniye nari kuruvamo ariko sinduvuyemo. Ndacyaruri uzaba utakiriho ubwo bazabikomeza. Ni nayo mpamvu abana banjye henshi nakunda kubazana bakamenya aho ikibazo giherereye, ariko nabo ubwabo babona ko ari ubujura buri muri mushinga. No kwamburwa uburenganzira umwene gihugu, kuko umwene gihugu wambuwe gakondo biya bigaragara ko nta gihugu afite. Rero ni ukuvuga ngo ibiri kudukorerwa natwe turi kwamburwa ubwene gihugu ariko ntitugaragarizwe igihugu tugomba kujyamo. Reka tubaze na mugenzi wawe atubwire ko yakiriye imyanzuro y'urukiko y'uyu munsi ndetse n'icyemezo cy'umujyi wa Kigali. Tambuka rwose nta kibazo. Ibwira n'ubundi abakunzi ba EB Official nk'ibisanzwe dukomeze n'ubundi kuri iki cyemezo cyangwa se uburyo umujyi wa Kigali witwaye mu rukiko uvuga ko umanitse amaboko. Njye musanzwe amazina yanjye nitwa Nzeyimana Charles, andi umuturage wa Kangondo, nkaba narasenyewe ku cyiciro cya kabiri. Nasenyewe nimurwa mu byanjye ku buryo bunyuranije n'amategeko. Nasenyewe 2022 mu kwezi kwa 9 ku itariki 15. Uyu munsi nujuje imyaka 3 n'amezi 2 nkuwe mu mutungo wanjye ngizwe impunzi mu gihugu cy'amavuko. Yego. Uyu munsi rero nari nitabiriye iburanisha naburanagamo n'umujyi wa Kigali kubw'umutungo wanjye. Ariko ibyo twari twiteze sibyo tubonye mu rukiko. Tumaze imyaka igera ku 8 tugerageza kuganira n'umujyi wa Kigali tusaba ko watwishyura, ariko muri icyo gihe cyose ntabwo umujyi wa Kigali wigeze ushaka kuba watwishyura. Yego. Ntunatugaragariza icyo ushaka nyirizina n'iki. Twahereye bakidukorera amagenagaciro tukimenyeshwa iby'umushinga ko uburyo twakwimuka, tugerageza kubabwira ko twakorerwa amagenagaciro kuko n'itegeko ryemera ko ugenerwa uwimurwa niwe ufatanya mbere mu kumenya uburyo bumunyuze bwo kwimurwamo. Ariko twebwe ntabwo twigeze duhabwa uwo mwanya. Umujyi wa Kigali wakomeje kuzanamwe agahato n'igitugu, uduhatira ko twakorerwa witwa umushoramari yadukoreye amagenagaciro, atugenera amafaranga tugomba kwishyurwa, atugenera agaciro ku mutungo wacu kuko amafaranga ntitwayishyuye, atugenera agaciro ku mutungo wacu, atugenera n'aho agomba kudutuza. Aba ari nawe wubakaho tugomba kujya gutura. Ibyo byose ubicishije mu ijisho, nubwo uri umunyamakuru utari umunyamategeko, ariko ubicishije mu ijisho ubona ko ari igitugu, ubona ko ari agahato. Nta tegeko rihari rivuga ko uwimurwa agumya kugenerwa agaciro n'umwimura akanamugenera icyo agomba guhabwa n'aho agomba kugiherwa.
ntaho biri, ntaho reka byanditse. njye mbanze nkubaze ku cyemezo cy'umujyi wa Kigali uburyo witwaye mu rukiko. Hari hashize igihe kinini mukurikirana iyi dosiye, ndetse bikanavuga ko umujyi wa Kigali wari wajuriye kugira ngo ugire uburyo ureba ko wabatsinda. Ku mujyi wa Kigali wese uvuga uti twe rero tumanitse amaboko, ubwabyo ubihuza gute n'uburenganzira bwawe wemerewe nk'umuturage ndetse n'ubuyobozi cyangwa se umujyi wa Kigali ushinzwe kureberera umuturage wese, ubyakira gute n'icyo gihe cyose mwari mumaze mwifuza kuburana n'umujyi wa Kigali ugafata icyemezo nk'iki? ririya jambo ry'umujyi wa Kigali rirakurema agatima, riraguhumuriza, riraguca intege, hari icyo byakweretse mu myitwarire y'ubuyobozi? Ririya jambo ry'umujyi wa Kigali ntabwo rindema agatima, ntirinanyubaka, kuko iyo biza kuba ari irinyubaka bakabaye barabirebye mbere, ifaranga ritaratakaza agaciro. Ngewe ibyo nasabaga nkabihabwa mbere y'uko bitakaza agaciro. Ngewe maze imyaka 8 ibyo bemeje ngo icyemezo cy'urukiko rwabanje ngo ubwo nicyo kigiye kugenderwaho, ibyo nabisabye mbere y'uko twinjira mu nkiko dutangira kuregana. Ayo mafaranga icyo gihe narayemeraga, narayasabaga ko yari afite agaciro. Biranavuga ngo nige n'agaciro ryumvikanyweho. Iryo twari twumvikanyeho ngewe narayabasabye, sinayahabwa. Mbonye ntayahawe ngumye guhatirwa kujya kwimukira mu nzu zubatswe n'umushoramari, nge nibwo naganiye urukiko. Ariko nganiye urukiko icyo gihe maze kubona ko benda no kuzimanganya ibimenyetso by'ikiburanwa, ari nacyo cyaje gukorwa, nakoze igena agaciro rishya ndigaragariza umujyi wa Kigali n'urukiko ko hari hanyuzemo imyaka 4 yari irangiye igena agaciro rikozwe. Mbereka ko ubutaka n'ibyari ku butaka agaciro kahindutse, nimba bakeneye kunyishyura no gukomeza kunyimura, mbereka igena agaciro banyimuraho. Ari naryo nashyikirije urukiko uyu munsi. Kiriya cyemezo rero ntabwo ari impuhwe batugiriye, ahubwo basanze ntacyo baburana, kandi kugumya kutwirukankana biracyari mu buryo bwo kugumya kuturindagiza, kuko n'ubundi kiriya cyemezo twebwe ntabwo kitunyuze. Ndavuga nkanjye ku ruhande rwanjye ikinyuze, sindamenya icyemezo umucamanza azafata, ariko ngerageje guca muri make mu byo naganire n'umunyamategeko wanjye, yamaze kunyereka ko icyo urukiko rukuru rwari rwagennye ubwo ari cyo tuzahabwa. Igishobora kwiyongera hari igihembo cy'avoka n'amagarama, kuko mu rukiko rwisumbuye ntibari bagennye amagarama, ntibari bagennye igihembo cy'avoka. Nasanze aricyo kintu cyonyine gishobora kuziyongeraho, kandi ibyo ntibinyuze. Bari bakugeneye angahe we wari wumvaga wahabwa angahe? Bari bangeneye miliyoni 21, ariko uyu munsi ngewe narebaregaga miliyoni 36, hakagaruka hakiyongeraho igihembo cy'umwavoka 5% y'ubukererwe, 5% y'ihungabana, ngahabwa indishyi mbonezamusaruro kuko umutungo wanjye warabangamiwe imyaka 8 yose utabyaza umusaruro. Hari ibyo natakaje, hari ubukode bwavagamo, hari uburyo umutungo wanjye nashoboraga kuwukoresha nkiteza imbere mwifashishije mu buryo bwo kugana ibigo by'imari n'ubundi buryo bwose bushoboka. Nashoboraga kugurisha undi muntu nshaka, hanyuma amafaranga nkayakoresha ibyo nshaka. Ibyo byose byaratambamiwe mu myaka 8. Niyo mpamvu mu kirego naregaga harimo indishyi mbonezamusaruro, hakabamo ikurikirana rubanza, hakabamo ubukode bwaho nagiye gutura nyuma y'uko nasenyewe ndahawe ingurane. Ni ukuvuga ngo nibo bagomba kwirengera ingaruka banshoyemo. Ubu ndi mu nzu nkodesha, kandi nari ntuye iwanjye. Sinakabaye rero ndi mu nzu nkodesha, kuko nari kuba nimuwe nahawe ingurane, nkaba narimukiye ahandi hantu, singumye kugwa mu gihombo. Ibyo byose ubwo rero ni ukuvuga ngo babihonyoye. Kuba babihonyoye rero, ngewe icyo mbona ntegereje umwanzuro w'umucamanza, cyane cyane ko ataduhaye kure, aduhaye hafi itariki 25 z'uku kwezi turimo kwa 11 z'uku kwezi kwa 11. Nyuma y'uko maze kubona icyemezo cy'umucamanza nikiba kitaganisha ku cyifuzo cyanjye aho cyari kiri, nikiba atariho cyaguye, nge nzagana akarengane. Kuko icyifuzo cyawe cyaganishaga he ukurikije? Cyaganisha ko ubu nakagombye kuba nishyurwa miliyoni 62. Ubishingiye ku gihe gishize n'ibyo watakaje? Bishingiye ku gihe gishize n'ibyo natakaje n'ibiciro bishya biri ku isoko, nakabaye nge nishyurwa miliyoni 62.
ariko ubwo urumva niba mpa 25 20 zingahe nzaba nkiri mu gihombo. Icyo gihombo rero nicyo nzaganira kizansunika mu kugana mu karengane twe cyane ariko bwana Sayinkuye, wowe icyemezo cy'umujyi wa Kigali ufashe kuri uyu munsi uvuga ko wikuye mu rubanza cyangwa se uretse ikirego, n'icyemezo wakiriye ute? kiriya cyemezo yewe nyakiriye neza, nanashimira n'umujyi wa Kigali kuba uretse izi manza, kuko izi manza zari zimaze imyaka 8, tumaze imyaka 8 tuburana. Mwari mumaze gutagangara? Tumaze gutagangara, ariko ubu ngubu ndakeka ko abaturage bose ubona twari turi kumwe mu manza, ibinini by'umutwe turabitaye, turabijugunye kubera icyemezo umujyi wa Kigali ufashe cyiza, kandi twiteze umusaruro ko uyu musaruro ejo muri 25 uzagenda neza. Amafaranga bagiye kuyaduha, tunashimira rwose na Perezida wa Repubulika wadushiriyeho ubutabera. Iyo butahaba ubutabera nk'ubu, ubukangondo tuba twarabaye nabyita twarasibanganye. Ariko Perezida wa Repubulika yakomeza kugenda tushishikariza gusoma, kwiga. Rwose uyu mubyeyi turamushimiye, wadushiyeho ubutabera, aragahora ku ngoma. Uyu musaza rwose turamushimiye, wadushiyeho ubutabera. Iyo butahabonaga amafaranga tuba tuyabonye. Rwose ndumva ari ibyo. Wowe wishyuzaga amafaranga angahe? Ndishyuza $42 niko umutungo wanjye wanganaga, sagukaho. Nishyuza n'amafaranga y'umwavoka no gusubizwa igarama no gutanga inyungu mbonezamusaruro, kubera ko imyaka 8 ni myinshi tuburana. Imyaka 8 ni myinshi. N'amezi 2. Yego, n'amezi 2 bakoze. Bivuze ngo uri mutungo yacu yakaba yarabyaye umusaruro yariyongereye. Bityo rero twasabaga inyungu mbonezamusaruro ko zazazaho, noneho tukishyirwa no ku biciro biri ku isoko. Kurabona ikibanza aho kigeze muri Kigali n'ahandi ibibanza byaruriye. Byagiye 2017 ikibanza cyaguraga make, ariko ubu ngubu kikubye kabiri. Bityo rero twagombye guhabwa ayo mafaranga, hanyuma tukajya kutura aho dushatse mu gihugu. None ibyo ukurikije iby'itegeko riteganya ko ukurikije ingingo batanze bashingiyeho yo kuvuga ngo baretse ikirego, ni ukuvuga ngo iriya ngingo iravuga ngo ibintu bigomba gusigara cyangwa gusubira uko byari bimeze ku mwezi wa mbere waregeraga amafaranga angahe? Ku mwezi wa mbere naregeraga $42 nabikubwiye. Yezire muri system. Nayo ngayo 42. Nta kigeze gihinduka kubera ko urumva gushiramo irindi gena gaciro rishasha mu rukiko ntago byemerwa. Bityo kenziyo wenda barusesa bakavuga bati rurasheshwa, aho byari gukunda. Ariko ubu ngubu kongera gushiramo igena gaciro rishasha ntago byarashobokaga, kubera ko ibyo twari twarashizemo ni ibyo ngiryo. Yego. Ariko nabwo bari twishyuye, buri wese yagiye arishiramo, nabwo twanyurwa tukagenda. Hari akantu wavuze uti abaturage ba Kangondo ibinini by'umutwe murabitaye kubera ko bagiye kubaha amafaranga cyane. Gasobanure neza, ntabwo byumvikanye. Karasobanutse kuko urabona hari bagenzi bacu bahoraga banywa ibinini by'umutwe, nanjye ndimo. Ibinini rwose bitumere nabi, turota imanza, ubutaka bwacu barabutwaye, tubaye abande, turakennye, turatindahaye, ariko tugiye gusinzira. Tumaze imyaka 8 tudasinzira, ubu tugiye gusinzira rwose tubikesheje ubutabera. Hari bagenzi bavuga bati byanze bikunze turi kwisanga twagannye inzira z'akarengane, wowe bihagaze bite? Bo n'uburenganzira bwabo. Yego. Kugana akarengane, ariko ntabwo urubanza rurasomwa. Ushobora gusomwa neza ntibajyeyo, cyangwa rugasomwa neza bakajyayo. Gusa jewe ntabwo najyayo kubera ko imanza imyaka 8 ayo mafaranga ninyabona $42 zibonye, bivuze ngo bazarinda bava mu karengane ngeze kure narabyaje umusaruro. Bivuze ngo rero giye akarengane rwose nshimye Imana, ahubwo no kuba yangaya nyabonye ndashima Imana, nkashima n'ubutabera n'ubuyobozi bw'igihugu cyacu bwahise budutekereza. Kubivuga ni kimwe, kubikora ni ikindi. Twagiye twumva abimanza zabo zagiye ziba itegeko mu mujyi wa Kigali, ariko amakuru dufite nuko nta na rimwe barashyira mu mufuka wabo, kandi ni imanza mwari mufatanyije. No kuvuga ngo umwe barayamuhaye, baramwishyuye kubera ego yaryamyeyo. Yego. Ubu natwe igikurikiyeho tuzagenda ku mujyi wa Kigali, tuzavu twishyura, nta kabuza rwose uzayaduha. Kuva wemeye kureka ikirego rwose amafaranga nta n'iminsi birazashaka batayaduhaye. Abandi bati nyamara ubutaka bwacu babutwaye ku maherere, bari kubugurisha akayabo, twe baduhaye ubusabusa. Yego. Oye ibintu bihagaze bite? Ibyo nibyo ikibazo cya Nyarutarama kirahenze.
icyo gihe batubarira no kuvuga ngo itegeko uko ryavuga ko nimba bakubariye ugomba gusubirishamo mu gihe kitarengeza iminsi 10. Twasubirishijemo twese uko itegeko ribivuga baradusubiza. Icyo gihe utaranyuzwe rero yagomba kugana urukiko akavuga ati byibuze bambare miliyoni 42 n'urugero kanihereho, urumva? Noneho 42 ikibanza 42 niko mvuze nibwo nihereyeho, akavuga ati ubwo ntishimye reka ngene nanga ikirego kuko ikibanza cyaje kiri miliyoni 200. Icyo kirego ntago cyabayeho, twagiye dushaka aya ngaya. Rero aya ngaya naramuka atashe rwose ubwo uriya nawe nikunguka ni inyungu ze niyunguke, ariko nakuri tuyabona tuzunguka kandi tuziteza imbere, sizere imbere igihugu cyacu muri rusange ko tuzatera imbere. Urakoze cyane. Namwe murakoze kandi turabashimiye. Mzee nawe uratwibwira rero. Twa Murare Etienne. Murare Etienne. Ufite abana bangahe Murare Etienne? Yewe mfite abana 8. Abana 8. Wari ubatungiye hari akangondo se? Yego. Ubwo wari ufite umutungo ngana iki? Mfite UPI 6. Niwe mukire wa hariya rero. Hari umukene. 6? Nta mukenega wari uhari, burya igishoro cya mbere n'ubuzima. Muri UPI 6 wasabaga kwishyurwa amafaranga angahe? Wasabaga kwishyurwa miliyoni 100 zirenga. Miliyoni 100 zirenga. Nubwo se ari ibanga, okay reka tubigumishe muri izo zirenga, miliyoni 100 zirenga. Ubu se ukurikije uko bavuze ko ibintu bigomba gusubira uko byahoze, urabuhombye urabahungutse? Ntabwo nzaba nungutse, ariko igishoro cya mbere n'ubuzima. Kuva nkifite amaboko yo gukora, ayo nzabona nzakoresha ayo ngayo, bizakomeza biza. Icyemezo cy'umujyi wa Kigali cy'uyu munsi rero wowe wacyakiriye ute? Icyemezo cy'umujyi wa Kigali burya ukuri guhora gutsinda, ariko baraturenganyije, ariko bagezeho babona ko ibyo badukorera ari akarengane kandi ari bo babyeyi bacu bagombye kuturenganura. Buriya rero bashobora kuba baragiye babiganiraho bakaza gusanga babona ko turi mu karengane. Bagenzi be bagiye bavuga bati bafashe icyemezo cyo kwisubiraho, kuba twaratsinze mu rukiko rwa Hotikuru ari Nyamirambo, bakanga kwemera ibyavuye mu rukiko bakaza kujurira hano. Ahari ngira ngo bagiye babona n'abajyanama bababwira ko ibyo bakorera abaturage yenda atari byo, akaba ariyo mpamvu bafashe icyemezo cyo kureka urubanza. Bakavuga bati kuva bemeye kureka urubanza bakaba bisubiyeho, ahubwo icyo twasaba ngo batwishyure abana bacu bajye kwiga, ko abana bacu bamwe ntabwo biga. Imyaka 8 wari ufite abana yigishaga ntabwo bakiga, kubera ko ubuzima bwahise buhagarara. Nawe ubwawe umuntu agukuye mu rugo rwawe, akagukura mu rugo rwawe uko wakabaye, ukagenda ukajya kubungera, wari usanzwe ufite urugo ufite imitungo, ntabwo ari ibintu byoroshye. Ariko turashimira n'ubutabera, bashobora kuba n'ubutabera bwarabaye hafi y'umujyi wa Kigali. Rega buriya nubwo umujyi wa Kigali warajuriye, natwe turiregura, ariko buri urukiko narwo rugenda rusuzuma ibyo wareze n'ibyo wireguye. Hari igihe bashobora kuba barabagiriye n'inama bati ibyo murimo nta shingiro bifite, kandi kuko biragaragara kuba umuntu yikura mu rubanza nuko abona ko ibyo ari kuvuga abona ko nta shingiro bifite. Kandi twebwe twakurikije amategeko tugana ubutabera, none ubutabera rero urabona ko bwagiye bukora akazi kabo. Yego. Umunsi uzaba wayafashe ntabwo mbizi uko bizagenda, ariko azaba ari feto village, azaba ari umunsi mukuru muri quartier. Ni ugushima ubutabera bw'u Rwanda. Kuba nubwo twagiye mu rubanza nabo bagenda bakurikiza amategeko, kuba rero ubutabera bureba ko bwararebye kure bukabona ko akarengane kacu, ahubwo icyo dusaba nuko badusabira yuko niba bikuye mu rubanza bagombye kutwishyura rwose, ibyo bikava mu nzira. Buri munyarwanda wese wari muri uru rubanza agatekereza ibindi bintu byo gukora, akava guhora atekereza ibintu by'imanza. Ku bwawe ndumva niyo wagera mu rugo ukajya kubona ukabona telefone y'umujyi wa Kigali iraguhamagaye iravuze iti si ngombwa no kugeza kuri 25 z'uku kwezi umucamanza yavuze
kubwayo wahita ufata mu mafaranga. Erega n'ubundi twe ntabwo twananiranye, ariko ubundi wananira umubyeyi wawe ute? Ahubwo twananijwe, kandi burya ikinyu ukuri kuratsinda, urabibona nawe nk'umunyamakuru. Ubu se nimba aribo baturegaga bakaba bikuyemo, nabo bararebye barashungura babona ko turengana rwose. Ntareba nkumva ngo habe imyaka 50 muzaruburana mpaka. Wari ugishikamye kuri iyo ngingo iyo badafata kiriya cyemezo? Wavuze iriya myaka 50 nawe ntiyabaza ntiyari kuzaba akiriho. Ni burya ururimi burya ruvuga icyo rushatse. Baravuga ngo ururimi ni inyama yigenga. Ururimi ruvuga icyo rushatse. Kuba yaravuze imyaka 50 rero nawe ubwawe wiyumvira ntabwo wabiha agaciro, kuko iyo wumva imyaka 50 nge sinzaba ngihari nawe ntazaba gihari. Urumva rero ni kwa kundi ururimi nyine ruvuga icyo rushatse. Ariko ubundi nta n'imyaka 50 yashira ubwo butabera ntabwo aba buhari. Umuntu aburanye urubanza imyaka 50 byavuga ko nta butabera bwaba buriho. Hano mu Rwanda dufite ubutabera. Ijambo rimwe muri rusange werekeza ku gusoza ikiganiro utanga n'icyo wakwita nk'icyifuzo nirihe? Icyifuzo nuko twakwishyurwa, kandi tukishyurwa ndetse badushyiriyeho n'indishyi z'akababaro byadufasha. Kandi tugahabwa n'ibiciro biri ku isoko, kuko urebye imyaka 8 reba n'ifaranga ryacu aho rigeze. Ubu nyuma y'imyaka 8 inzu wari kuba wagura miliyoni 30 ubihagaze nka 70. Niyo mpamvu rero nabo bashyize mu gaciro bagombye kutwishyura bakurikije naho ifaranga ry'u Rwanda rigeze, naho ibiciro bigeze. Nure ukurikije no ku isoko ry'umurimo uko ibintu bihagaze, nibwo twaba tubonye ubutabera bwiza kandi buboneye, kandi twizera ubutabera bw'u Rwanda. Ahangaha twaje turahizeye, tuzi yuko ikibazo cyacu bagifite mu biganza byacu bazagikemura. Okay, murakoze cyane. Mwamwe murakoze. Hari ikindi wumva wamurengerezaho? Ibi ngibi birahagije, ahubwo nje nawe yenda nibyo twakwiganira dukurikije ibyabaye. Ariko numvaga nawe nubwo utaruri mu kibazo, ariko twagiye tugaruka kuri uru rubanza igihe kinini, tuvuga duti umujyi wa Kigali abaturage barushyira mu majwi ko wanze kwishyura ingurane ikwiye aba baturage, ariko mu bisa n'ibitunguranye bafashe icyemezo bati twikuye mu rubanza, cyangwa se turabihagaritse bicaho byagaciye. Umuntu akavuga ati se ryasonga ku muturage niryo duhise tubona ryihuse banze kumusiragiza, cyangwa se ahubwo umusonga yarawukuriye babonye yaramaze kuwurambaho. Nkavuga nti we mu mboni zawe urubanza wagiye urwitabira urabitekereza iki? Reka aribyo dusesengura. Yoze nakubwiye nti naguciriye umugani w'igiswahili ugira uti igira hino asiye kubari kushindwa asiye mushindane. No kuvuga ngo ababurana ari babiri byanze bikunze umwe aba yigiza nkana. No kuvuga ngo rero amakuru nagiye nkurikirana, umujyi wa Kigali warebye usanga kama mbaya nta rundi rumenero. Ariko hari ibyo abantu bakunze kugenda bavuga, cyane cyane tubifata nk'insigamigani, aho abantu bagenda bavuga bati ruriya rubanza uko narubonye ni urucabana. Mu by'ukuri icyumviro twagiye dutera mu banyamategeko wabonaga ko uru rubanza ari urubanza rwandanze, kuko bose barakubwiraga bati niba mu mategeko handitsemo ko umuturage agomba guhabwa ingurane ikwiye yumvikanweho na nyir'ubwite, kandi akayihabwa mbere y'uko ibikorwa nyirizina bikorerwa kuri uwo mutungo we utimukanwa, ibyo byose byabaga bizwi, abantu babiganira kukibaza kuki umujyi wa Kigali udashobora kubahiriza icyo ngicyo. wo ukagendera ku kuvuga ngo twumvikanye n'abaturage, twarebye ibibakwiye, tubakira inzu z'ama etaje ngo nibagende bazituremo. Rimwe na rimwe ngo bari batuye mu manegeka, amanegeka uri kubwira umuturage ko atuyemo, we ari kureba akabona iri kuyabyaza umusaruro, akibaza ati niba hari umuntu ufite ubushobozi bwo kubyaza umusaruro ubutaka bwanjye, kuki uwo ngo ataje ngo anyimure
mu burenganzira bwanjye nari mfite kuri wa mutungo anyimure, twabyumvikanyeho, ubundi ayo manegeka ayahindure uko ashaka. Ari nacyo itegeko rivuga. Bamwe bakavuga bati uru rubanza ni rwa rubanza bita rwandanze, urubanza rwa ngondagonde. Yego, urubanza rwa ngondagonde. Abantu bakavuga bati byanze bikunze umujyi wa Kigali birasa naho uri kunaniza aba baturage, nubwo aba baturage bagaragarizwa ko bari kwinangira, bari kwanga kumvira leta, ariko se kumvira ni kimwe no kubahiriza itegeko rivuga ni ikindi. Niba umuntu ari umwenegihugu afite ubutaka yavukiyemo, ubutaka yabayeho imyaka myinshi, akabukoreraho ibikorwa bimuteza imbere, byiyongeraho gusorera leta bwa butaka, biba bivuze ngo hari icyo agomba leta yayihaga, na leta hari ikimugomba nk'umuturage w'igihugu. None umujyi wa Kigali ukarenga ibyo ngibyo, ukavuga uti hoya mufate ibi mbahaye mubigenze gutya, mwabyanga mwabyemera, ngo kubera ububasha umujyi wa Kigali wari ubafite. Rero bakavuga bati byanze bikunze uyu mujyi wa Kigali hari ukuntu bizagenda, cyangwa se sinzi uko bizagenda, ariko bizarangira bigaragaye ko ari wo unaniwe. Ubundi hari umuntu wanyongoreye, yanyongoreye yambwiye ko uriya mucamanza wabonye, niba bamwita ngo niba ari Ngagi Alphonse, ngo ni wa muntu, niba ari itegeko n'itegeko, ibyo ni gutya, ntabwo ari gutya kuriya gutya, hari amakorosi uzana amakorosi. Ni ukuvuga ngo rero iyi minsi yose bagiraga gutya, ukajya kumva ngo umunyamategeko yabuze, ngo byasanze ku mwuzo wa nyuma nibabura araruca uko byakabaye. Niho hahandi umujyi wa Kigali wisanze uvuze ngo turetse ikirego. Hanyuma nyuma y'imyaka 8 n'amezi 2 ntabwo wabonaga kuri kuburana ibyandanze. Ni ukuvuga ngo ba bantu bafatiranye vuba vuba bakabajyana, niyo bagiye kugira iki, niyo bagiye kugorwa, bagiye kugorwa n'ukuntu bavuga bati baduhaye ibintu ku gahato. Abandi n'aba baturage ariko nanone wumvise ukuntu bavuga ko bababariye amagena agaciro nabwo ya ngondagonde ya vuba vuba, twari ibyo gira gutya na gutya, ibi ntibyemewe. Abagiye bakurikira ibiganiro kuri IB Official barabikurikiye, barabyumvise. Niba barabyumvise rero bakaba bavuga bati mukurikize ingingo y'122 ivuga kureka ikirego, abandi bakavuga bati mukurikize y'124 ivuga iti iyo umuntu yaretse ikirego ni uburenganzira, ariko ashobora gucibwa ihazabu cyangwa se igarama, urumva, y'urubanza, akanacibwa ikurikirana rubanza, akanacibwa n'igihembo cy'avoka. Ariko ibintu bisubira uko byari bimeze, uri kubyumva ko kandi bisubira uko byari bimeze. Ni ukuvuga umuntu babaruriye miliyoni 8 za 2010 na kangahe na 6 niyo bagiye kumuha, nyamara ikibanza cye wumvise amadolari bakigurisha. Nibyo naringiye barakigurisha amadolari ibihumbi, ngo niba ari 400, ibihumbi 470 by'idolari, 475 by'idolari, bivuze ngo ni miliyoni 690. Hari ikintu tujya tuvuga hano kuri IB Official, iyo dukora ibiganiro nk'ibi ngibi, twitabira imanza nk'izi ngizi, abantu bakavuga bati ese simwe mushaka kuzura kaboze, ariko reka dusasira turakazura twarakabyaye, reka dusasira, reka nge nguha urugero rukwereka uko ibintu biba bihagaze. Ushobora kumbona ahangaho kumva ko yenda hari icyo ndi gupushinga cyangwa se ngomba kugira ariko nk'umunyarwanda ngomba guharanira ku itegeko ryubahiriza, kuko none ni wowe, ejo ninjye, ejo nuriye. Ubu ngubu umujyi wa Kigali ntago twanze ko ugeza abaturarwanda bo mu mujyi wa Kigali ku iterambere. Hari amazu ari kubakwa mu mujyi wa Kigali, mu byumve neza. Muravuga muti tugiye kubaka ama etage rusange dutuzemo abantu, abari bari kuri ubwo butaka tubahemo ibyumba. Ibyo nigeze simbyanze. Ya ama etage ntago yubakwa n'ubusa, ni umushoramari. Ni ukuvuga ngo mu iterambere nta hantu itegeko rivuga ko umuturage agomba gufatanya na leta kwigomwa kugira ngo hazamuke ama etage, mu gihe bwa buryo bwo kubaho yari afite nta bundi bubusimbura cyangwa se bumworohereza kugera gute kubaho. Niyo mpamvu habaho guhemba abakozi ba leta bagira inyubako bakoreramo, n'umuturage akagira uburyo abaho, akishyura imisoro mu gihe cyagenwe n'itegeko rya leta. Ubu ngubu rero iki kuvugwa n'ikihe? Hari kubakwa ngo bari kuvuga bati hari quartier twabonaga imeze nabi, reka twubaka ama etage tubwira abantu bari bahatuye bahabi. Ibyo si bibi, byari housing, byari housing kuvugurura. Ariko se reka twibaze, niba abaturage banyahe bari mwarabakuye mu butaka bwabo, ubu bakaba bari kubona ikibanza kivugurishwa ibihumbi 470 by'idolari, warabimuye ku bihumbi bitarenze 2 cyangwa se bingahe,
ku ntica ntikize. Aribaza niba hari abashoramari bashobora kubona ubutaka bw'u Rwanda bakabubonamo zahabu, urumva, bakaza bakabutangaho akayabo kangana gutya. Njyewe kuki najugunywa ku ruhande kandi ubwo butaka ninjye wabuvukiyeho? Ese igihugu kiracyari icyanjye cyangwa se ndundi? Basomere ya mategeko. Umunyamategeko twaganiriye aravuga ati ntureba ko aba baturage bimuwe ku kiswe inyungu rusange ariko bo bita gahato. Reka ngo nkwereke uburyo abantu baba bafite uburenganzira bungana kuwa wimuwe muri icyo gihe ku mafaranga y'intica ntikize. N'aka kanya biri kuvuga ko square meters 300 ziri kugurishwa 475. Umunyamategeko yambwiye ngo ingingo ya 34 y'itegeko nshinga inahura n'ingingo ya 17 ya Convention Universelle, amasezerano mpuzamahanga, arengera uburenganzira bwa muntu. Ivuga ko ikaba ngo ivuga ngo uburenganzira ku mutungo utimukanwa ngo ni ntavogerwa. Ntavogerwa none bivuze ngo no mu mutungo wabo barawuvogera. Baravuga ati mujya ahangaha murajya muri iyi nyubako tubahaye, muva ahangaha kuri ubu butaka tuzabukoresha ikindi cyangwa se mubuveho, yenda bakababwira ko ari amanegeka uko byavugwaga. Arongera arababwira ngo umunyamategeko yaravuga ati ingingo ya 15 y'itegeko nshinga ivuga ko abantu bose bareshya imbere y'amategeko kandi itegeko ribarengera kimwe. Aha yarabimbwiriye ko muri ribarengera kimwe biraza bihure n'aba bantu bari kugenda bishyura ya mafaranga akayabo hafi amadolari 200 kuri square meter imwe, bitandukanye n'abangaba bamaze iminsi basirageza mu nkiko. Kigali niba bimuye ukavuga ngo tubahaye kuri square meter yenda ibihumbi Denis Karera bavuze ko ari umuvandimwe wa Johnson Usingi, ubu n'ambasaderi mu gihugu cy'Ubwongereza. Ibyo nibizwi. Denis Karera yigeze no gutegekaho, yigeze gukoreraho polisi. Yigeze kuba umukuru wa polisi. Abaturage bakavuga bati rero niba itegeko rirengera aba bantu bose kimwe mu buryo bungana, ni gute hari uwagurishijwe ku bihumbi 200 by'amanyarwanda ubu ngubu akaba yarakubwe inshuro 1000 zirenga kuri square meter imwe akaba ari kugurishwa? None kuwo ngo ari kwimurwa cyangwa se ari kugurirwa kuri iki giciro cy'umurengera, amategeko ari kuturengera kimwe. Uyu muturage rero akaba ari hazira avuga ati uko byagenda kose ari kurengana. Nayo ingingo ya 29 rero mu itegeko nshinga, urumva, irenga yo ngo ivuga ko mu ngingo yayo y'ubutabera ko nyine aba bose nabo bangana n'ubundi imbere y'amategeko. Ivuga ngo ni ku butabera buboneye, uburenganzira ku butabera buboneye. Urumva ingingo ya 29 itanga uburenganzira ku butabera. Ari naho yatubwiraga ati aba bantu byanze bikunze bishe amategeko, bishe itegeko nshinga. Mujyi wa Kigali wishe baviyoye constitution, itegeko nshinga. Bivuze ngo aba baturage nubwo urubanza rwasubira uko ibintu byahoze mbere, bagahabwa ko bari babariwe igihe mu genagaciro bari bahawe icyo gihe, banavuga bati ubu se kayo mafaranga nari nayasabye icyo gihe mbone yagira agaciro, ubu ngubu ko yabaye yakoresheje terime avuga ngo yataye agaciro. Abaturage niko bari kuvuga, mwabyumviye arabakavuga bati ese ubu ngubu bayampaye akakanya nayamaze iki? Kubu ngubu icyo gihe yabarikaga bakaba tabarika. Oya nuwayahuriya nuwafata ubundi kugira ngo tujye twumva uburemere bw'ikibazo, kugira ngo uzabashe kumva uburemere bw'ikibazo. Reba urya muntu ufite ikibazo urangize ugenda umubwire za nkweto yambaye azikurema ari wowe ushyiramo ikirere abari wowe yambaye nagukwiye. Donc uriya mutegeka turi kuvuga kuriya uwamuhariye amafaranga yari afiteho buriya butaka, akavuga ati ngiye ko atana yajyana muri hoteli ngo ajye kuyasindamo ijoro rimwe abaya n'inzoga. Umujyi wa Kigali nde kubona ibyo bari kunyishyuza bibaye byije ngo reka mpfe kwemera n'ibyari byabaye mbere ni nk'ari byo ngo buriya wari ukoze, ukavuga ati nupfa gufata ayo ngayo mwanyishyuzaga kandi wirengeje ko hashize imyaka. Ubundi haje mu mwuka barareba baravuga bati kwa Kiransuwa turi mu rubanza rwa Ndanze, uriya mucamanza ntawe tuzamuca, ntawe tuzamuca. Uriya ngagi wa utwara ibintu gutya, atwara ibintu gutya nta makorosi. Ati
uko byagenda kose nibongera kurwara uribuka wa mama watubwiye ati ubwo ari umugore buriya wabunganiraga bavuze ko yarwaye ubutaha bazatubwira ko yagiye mu mihango ni igihe cye ni erezo makuru uyu munsi yaje akaba ari uvuga ko niba cyageze itariki niba yahuye n'igihe cye cy'imihango ngo ubwo ntazaza bizavuga ko yagiye mu mihango cyakora ubanza yayihanganiye ubwo yabivugaga atanga urugero k'uburyo impamvu umujyi wa Kigali utanga mu kwitabira urubanza bwazo abaturage batazumva zidasobanutse zigamije gutinza urubanza ku bushake bakanazitanga ku munota wa nyuma birengagije ko abo babura nabo bavuye impande n'impande bo barategujwe hashize nk'ukwezi babizi ko iyo tariki itazasimburwa ariko bakahagera bagakubita igihwereye bavuga ko urubanza rutagikomeje aho ngaho rero niho tuba tuvuga duti ese koko byari bikwiye ko umujyi wa Kigali ufata igihe kingana nka gutya nyamara ubizi neza ko harimo kwigiza nkana ntidushaka ko twabyita kuko ufite ukuri ntabwo wakemera ko abo baturage bari kugutsinda warabahaye amazu warakoze ibyangombwa ibyemewe n'amategeko nk'uko bo babivugaga ku ikubitiro ukemera kuvuga uti ndayamanitse bigiye bicaho byagaciye noneho mu busabe umucamanza buriya naje kumusoma ntabwo tuziranye ariko ashobora kuba uzi gusetsa aburanisha asetsa yavuze ati hanyuma murasaba iki umwe mu banyamategeko ati turasaba iby'amategeko yateganije ati hari ibyo umuburanyi yatakaje muri uru rubanza birimo igihembo cya avoka ikurikirana rubanza ati ariko ayo mafaranga yose twarayakusanyije tuyashyira muri dosiye muzayasuzume urumva noneho umwe mu banyamategeko aravuga ati nkanjye mfite abo nunganira bane umwe agiye afite miliyoni eshatu ubwo niba ari bane bivuze ngo ni miliyoni 12 noneho umucamanza ngo nawe ni 12 gamwa abantu turaseka bati nawe zakugira ngo nawe ni 12 mwa nuko umujyi uri kuva nuko uwo mucamanza umujyi wa Kigali urahagurutse ariko ayo mafaranga bari kuvuga ntabwo turi kureba kontra bagiranye n'abanyamategeko ati byagombye kuba biri muri dosiye tukanamenya uko biteye nibwo rero nibwo Maître Sefu Ntirenganya umwe mu bafite abo yunganira barimo na Jean de Dieu ihora habona yavuze ati aba bantu nta mukene n'umwe urimo nta cyangwa cy'ubukene bashyize muri dosiye ni ukuvuga ngo ntabwo dushobora kuwunganira atari amasezerano y'imikorere n'imikoranire ati rero ibyo bavuga nibashaka bazatubwire tubishyiremo nibwo rero umunyamategeko w'umujyi wa Kigali yavuze ati musarisuzume umucamanza ati ariko imirundo yose imigogoro yose muranya mugikoreza urukiko ariko namwe mwagombye kujya mugira ibindi muzana hanyuma rero nibwo yatangaje ati ku itariki ya 25 z'uku kwezi kwa 11 ku isaha ya 5 tuzahurira ahangaha tuzahura aha turebe ubwo nukuvuga ngo turebe uwigishije nkana kuko ndi hano nzabajyamo hagati tuzahurira aha turebe nuko ngayo nguko rero ibi uko bigenze ngira ngo twategereza iriya tariki natwe tukazamenya umwanzuro wa nyuma ese aba baturage bazemera gufata hariya ya mbere nyine babariweho hazakurikiraho iki nabo bazagana icyo nakita urukiko rw'akarengane nabyo babivuze burya ntabwo ari urukiko rw'akarengane ahubwo ni impamvu ushobora gutanga ku mpamvu z'akarengane ahangaha wabyumvise ko mu buryo bwo kugenda baburaga baravuga bati ahubwo urukiko ni rutwihere utwo duke tutubere impamba duhite dufata tugana inyungu cyangwa se inzira z'akarengane akarengane bigenda bitewe ni ukuyoboka urwego rw'umuvunyi umujyi wa Kigali wibibanga uratuma dutanga vuba simbizi ariko nanone tukibutsa ko n'abagiye imanza z'ibitegeko nta umujyi wa Kigali wari wagatanze reka dutegereze rero iyi mwanzuro ubwo mbese yose ugiye kwisanga ukisanga uri wambaye inkweto abantu bo muri banyaye bambaye aya masogisi wayambarutse wajya yambarira inyuma y'inkweto bamwe bati inkweto yarahengamye kubera kwirwa dusiragira mu nkiko siragiye twahombye byinshi bamwe batabana bavuye mu ishuri abandi umuryango warasenyutse ko twatangiye siko tukingana hari abahuye n'ibi bibazo byose bamwe bahaburira n'ubuzima
ahandi bagenda bahura n'ibindi bibazo bitandukanye by'ubuzima babo bati amatama mfite siku yakagombye kuba ngana bumvise abari bari kuburaga bavuga bati wari waravuye ku kabenzi wari waravuye ku nka wongera urye bayiguhaye amafaranga ariko mu buryo bwo gutebya nyine bakavuga bati twahombye byinshi ntibyari bikwiye cyari hari komisiyo hari raporo ya komisiyo y'uburenganzira bwa muntu iheruka gusohoka za 2023 yavuze ukuntu kwa kundi ubutegetsi bwishora ngo bugiye kwimura abaturage butabanje kubaha inyungu rusange nako ingurane ikwiye kubwikorwa by'inyungu rusange basanga abaturage barasubiye mu bukene kugira ngo nicyo nakubwiraga natanga ntanga urugero kuko iyi ni gahunda ya housing nkuko yitaga iri kugenda ikorwa ahantu henshi turi kubibona ariko nibititonderwa bishobora kuzatuma bamwe basisanga mu bukene bukabijaho kugira ngo bafashwe kugira gute gukomeza kubusohokamo kuko umuntu wari usanzwe afite ubutaka bwe ubyo tubayeho mu mujyi wa Kigali urabuzi umuntu aba afite square meters 500 yarubatseho utuzu mu byangombwa yahawe na leta ariko bikamufasha byibuze kwishyurira abana ishuri uwo nguwo nuhita umubwira ati nguhaye icyumba kimwe na saro gishobora kuba byubakishijwe n'amafaranga menshi rwose byo ntago twabishidikanyaho kuko burya inzu bigendana no ku bikoresho biyigize n'ubukomere bwayo ntago tugendera ku ngano yayo uyimushyizemo gutyo nta bushobozi afite bwo kuyibamo kuko inzu nayo burya bisaba ko ufite hari inzu biba bigusaba ubushobozi bwo kuyibamo nkajyaga kanya unteruye ukantereka muri shato sinzi ko byankunda ibyabarinyahe byabaye urusimbi kuva kare uti gute uribuka ko babanje kuvuga ngo bagiye kubimura ku nyungu rusange bwa kabiri ngo ni mu manegeka bwa gatatu ngo ni mu kajagari babonye binaniranye uribuka bashikama barafunzwe Jean Dode yarafunzwe bavuga ngo barazira ko ikibazo cy'abanyaye shikama niwe wazaga nka pioneer avuga ati njyewe nzagenda ngure serikaye cyangwa se ngure imva muzanshyingura mu butaka bwanjye kugeza ubwo yageze aho aba nkugize agahinda gakabije aragenda yirikodinga amagambo kuri WhatsApp arayakwirakwiza avuga ati mutabare hano muri bari yagiye kuba genocide tayari wapfuye genocide nico yazize direct uribuka ukuntu nyakwigendera ale mukuru arinda yabisobanura gati birenze na kamere birenze n'indega kamera ya magambo ntashobora kwihanganirwa n'ibiki tangira afunga giteranyo cya byose twagiye kubona tubona inzego z'umutekano bazihaye inkoho nyine baragiye basoramo ku ngufu bati mugende mu nzu babo bakiye cyangwa se ngayo nguko ndumva twasoreza aha tukanira ibikoresho twasoreza ngaha tugategereza ku itariki 25 ku isomwa ry'urubanza nyirizina ndumva tuzaba tuhabaye nta kizatubuza tuzaba tuhabaye kuko turebe hakurikiyeho iki ese umucamanza yanzuye iki mu bijyanye n'itegeko icyemezo cy'umujyi wa Kigali cyo cyakiriwe gite ibyo bazishyura byose ngira ngo niwo munsi wo kuzagaruka kuri detail nyirizina zikiri mu mwandiko ndumva horana impagarike n'ubugingo urakoze cyane dushimira abakunzi ba EB Official bitekerezo byanyu no muri turakomeza tukabyakira nk'ibisanzwe biratwunganira nkuko natwe tuba twabunganiye okay